ugiye gukorwa n'isoni barajyaye k'ijuru ritabaye bose babireba tuzashima Imana no kuri bose babireba ugiye kwambara agatimba bose babireba ugiye kubyara yewe bose babireba ndagira ngo ufate telefone yawe wihuze n'amavuta ndashaka kugira ngo usengere ndashaka kugira ngo urambike ibiganza mbwira Imana ngo iri turu ugiye gutanga rigweshe gufungurwa amarembo y'umugisha njyewe ndafashijwe kandi iyo mfashijwe nuko bimeze barajya abagome barajya tugiye kwikunegitana amavuta 0786 870 network izagumye kutwangira ariko ndagira ngo twikunegitire amavuta bwangu bahisha umugisha muri amateraniro mama Vanessa we network izagumye kubyanga ariko turagerageza turasenga mu zina Yesu ndagira ngo twibuze n'igicaniro 0786 870 ende muntu wawe mbere ugiye kuzana igicaniro ndumva ashaka kubahisha umugisha muri amateraniro umugisha muri amateraniro ndumva hari imiryango Imana igiye gufungura muri iki gicaniro 0786 peace Imana iramye ngo igukuye urupfu witekane kwavuganye nanjye Imana iramye ngo amasaha Imana igukuye urupfu ni kuwiteka avuze ndumva ashaka gusengera umunsi cyo gutanga ituro umara kubikora kugira nabikoze ndumva amavuta y'Imana ndojobaho muri uyu mugoroba kwari imiryango Imana igiye gufungura ku buzima bwanyu muri uyu mugoroba ndumva ko ari abantu Imana igiye guhindura amateka nabyumvise eriko saido beneforekere dutanguranywe bwangu isi y'umwuka hari ibintu bigiye gukoreka hari imiryango igiye gufunguka hari ikirere cyawe kigiye gufunguka hari nyira ugiye kumurika kandi nyirabyo arimo arabyumva tanguranwa Imana iguhindure amateka deko saido vedra kaunga reda bona ageze hano akakanya habwa umugisha Imana yakuri imbago zawe usanze mu mwanya gushyira igicangiro gahunga ari mukobwa wanjye kandi nawe rwose Imana irimo iranyereka ukigira hano ngo uri mu bantu kwiteka agiye guhereza akazi aka kazi ugiye kubona ni akazi kagiye gutuma ubuzima bwawe buhinduka wari umaze iminsi rwose bitari ibintu bidafatika biri mu kirere ariko Imana igiye kukubakaho abantu bashima Imana inde mu rugiye kubikora tumuhesha umugisha utanga n'iturugisha muvuga ngo Imana ukuntanzira ituro nanjye mfungurirwa amarembo y'amashimwe byanjye byari byarafunzwe bifunguke mu isi y'umwuka Imana igukorera ikintu gifatika 0786 Cedric ndimo namusengera Imana iramwe ngo ibukuye umwuka w'ubwoba kandi Imana iramwe ngo Imana ikuze Imana iramwe irakoze kandi ntabwo izigera ikureka Uwiteka aramwe ngo akubereye maso cyane kandi Imana iramwe ngo itatanyije abisha ku buzima bwawe imbaraga zakurwanyaga Imana iramwe irazirwanyije Imana yaguye imbago zawe niko Uwiteka avuze ndagwesha umugisha Augustave aya materaniro Imana yongere kukugirira neza uwakira umugisha mu biganza byawe ndagutandukanya n'umwuka w'ubukene ukuyuje n'igicaniro bigukorera Imana ikiza uburinzi kuri wowe kandi Augustave Imana igukuye urupfu niko Uwiteka avuze nabona buri muri abiba Imana iramye ngo mubwire ngo ndabwibutse kandi ndamutabaye Imana iramye ngo telefone ugiye kwakira amafaranga abari kutuma muvuge ngo amen dutanguranywe bahesha umugisha twiki Imana iramye ngo kandi no mu bantu Imana yanshize umumaro Uwiteka bikuye abantu bataramumaro Imana iramye ngo kandi itaza n'agakiza gafatika uyu muntu witwa PC Imana iguye gutera imbere mu izina Yesu cyo Morogiste Justine
turamusengeye wakire ibi mu biganza byawe, wakire losi katobe erandre. Ndafungura imiryango y'amafaranga mu biganza byawe. Cyo murongo utandukanyije n'imyuka uri kugenda, ngo utandukanyije na karande zo mu miryango, ngo utandukanyije n'umwuka w'abarozi uri kugendaho. Haleluya, wakira amafaranga mu biganza byawe Justine. Imana iramye ngo Justine, Imana iramye ikongera iminsi yo kubaho, kandi Imana ivukure umwuka w'ubwoba ni kubiteka vuze ugiye no kwakira amafaranga. Ndiyo ndamusengeye inyenyeri yawe yake iri joro, Imana ikufungura imiryango umuhungu wanjye, Imana ikugeze kure. Kandi Didier ndasengeye mushiki w'Imana akeneye akazi, yaradepo azajya gukora ikizamini. Turasenze kugira ngo Imana yongere kumwagura, kandi Imana imuteze intambwe. Ibikunaniza bitsindwe, ibikuboshye bitsindwe, ibikunaniza bitsindwe mu izina rya Yesu. None ibisubiyemo rugahara ku ngoma. Yego, inyenyeri yawe yake kandi Imana igutungure. Haleluya, gahongayire Imana iguhe kwakira mu biganza byawe. Umuntu witwa Tesi, sinzi niba akiri hano. Tesi, ndikunda ari inzozi yarose kandi twari kugufasha. Tesi, uracyari muri aya materaniro? Tesi, tugufashe. Tesi, uracyari muri aya materaniro? Uracyari muri aya materaniro Tesi? Niba waravuye mu ntare tugufashe, kuko hari inzozi warose kandi zimaze iminsi zigushanga. Ndashaka kugira ngo ufashe kuzigusobanurira. Imana yagura imbago zawe Cyomoro. Imana iramye ngo Cyomoro, Uwiteka aravuze ngo ni Imana ivuze ngo iguhaye urugo rwiza. Rwiza, ongeraho ngo rwiza, ongera ako kantu ngo rwiza. Ariko seko ndi kubivuga ngo ntabwo uri gusubiramo amari, vuga ngo rwiza. Abari kumwe natwe muvuge ngo haleluya. Abaje gusenga munyikirize muri commentaire muvuge ngo haleluya. Niba Imana yarakwihereye amasezerano yiringire, aho wanyura mu bikomeye amaherezo bizasohora. Ese ko ndikubwira rwiza ntubyakire? Ufite urugo kumbe ndiko nta rugo ufite mu mwuka, njye nkaba nta rugo ufite. Niba urufite ntabwo mbihereza abandi, ariko njye ndikubona nta rugo ufite. Kandi njyewe ni gake cyane navangira, ntabimenya. Ni gake cyane navangirwa, ngeze njya mvangirwa kabisa, kuko ibihe byanjye byose ni amasengesho. Ibihe byanjye ni amasengesho. Urarufite. Imana ambwiye ngo iguhaye urugo rwiza. Icyo ndi kuvuga ucyumve kabiri, nturi umuntu ukuze. Imana ambwiye ngo iguhaye urugo rwiza. Urarufite, ariko uburyo urufitemo nawe urabyumva. Si ibintu ndi kukubwira nturi kubyumva. Ngiye tuba dukurikiye n'abantu benshi, simashaka kugira ngo uteze isi, ariko nawe icyo ndi kuvuga urakizi. Urugo rwiza, Imana iguhaye urugo rwiza. Njye niko Imana imbwiye, urabyumva. Imana ishime cyane. Imana ishime ko cyo murabyumvise. Numvaga bisa nkaho bikugora, ariko ibyo byumvise birumvikana. Nari ndi kumva kandi ntabwo nari kubivugira hano. Nyarimo aravuga ndabyumva cyane pastor. Yego, numvaga bikongora kandi numva simbivugira hano, ariko guhise ubyumva biramfashije cyane. Yego, n'icyumba nshaka. Ufite urugo, ariko Imana iri kuvuga ngo iguhaye urugo rwiza. Rero hari ikintu bivuze kandi nawe ucyumvise nyine. Tesi, ndakwakiriye kandi no kutubwira inzozi. Bimeze bite Tesi, warusize inzozi? Ese pastor, nanjye nitwa Tesi. Ariko naraye ndose ngo ndeba ngo nari maze igihe ngo nararwaye ibintu mu maso. Reba ngo ko ndi abantu barwara ugasanga hamwe ari igikara, ahandi ari umuzungu nyine afite amabara ku maso cyangwa se ku maboko. Iyo ndwara y'ukuri sinzi niba muyizi. Yego. Ngo abantu bambwiraga ngo barembanye mu maso, ngo barabimbwira ngo njye ndavuga ngo nabirwaye ryari, ngo niba ari uko najya nireba mu maso. Banambwira ngo bimaranye igihe nyine, ni ibintu byemeze nk'icyasha nyine bindi mu maso. Ngo nkavuga ngo ibintu byangiye muri ryari, mbuzi ko nta n'umuntu wankunda bino bintu bindi mu maso. Ngo abandi b'abashuti banjye barambwira ngo bikumazeho igihe. Ngo ariko haza umukobwa ngo arangangaraza kuba imvura, ngo iminsi biba byakize. Ngo ndamugana se ko iyi ndwara ikomeye, ngo kuyivura ko mbona bigorana, ngo njye nzakira. Tambwa ngo iminsi 2 ndaba nakize. Neza nziza narose ko sinzi ngo urasenga amasengesho y'iminsi 2.
numara gusenga amasengesho y'iminsi 2 utegura ituro muri envelope cyangwa kuri telefone uryohereze ubwire umushumba wawe cyangwa niba inange umushumba ufite sinzi abashumba dore ko mugira abashumba benshi muranaducanga natwe umubwire agusengere agukureho umwuka w'icyangiro. Satani ntabwo ashaka kuzigera ugira umunezero na muke bijyanye n'uko Satani yagutesha umwuka w'icyangiro. Imana irashaka kubohora rero ayo masengesho y'iminsi numara kuyasenga uzahita bizaba birangiye burundu. Ni iki Imana ari gukubwira nushaka kuyatangire n'ejo. Murakoze. Yes. Uyu witwa Peace karabu no gushima Imana. Amen. Amen. Nanjye nshimye Imana kubw'uko ngihumeka umwuka w'abazima kugeza uyu munsi, aho ngeze ni ukubera Imana. Hari benshi batambutse kuri uyu munsi, hari benshi batambutse muri aya masaha turimo, ariko Imana yumve ko kuba ngihumeka gishimiye, n'ibindi byose yakoze Imana ishimwe. Murakoze. Bakira bari Meno uri gushimana no gutanga icyifuzo. Turakira mu Vanessa. Yesu nashimwe. Imbazwe mu Mavane. Nanjye isaha ndashima Imana. Imana yangiriye neza. Ndashima Imana ko ikinteje umwuka wo kuvuga. Ndashimira Imana ko ikomeje kundinda ikandindira n'umuryango. Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri kuko kurindira umuryango nawe kandi ikabikurinda neza. Amen. Nakwakiriye Cedric. Turakwakiriye Leya. Ndiko muratwumva? Turakwakiriye Peace. Biragaragara ko network sinzi niba muri kutwumva niba mutavuga. Abari kutwumva uvuge ngo amen. Gasengere. Hallelujah. Peace turakwakiriye. Imana ishimwe Pastor. Imana ishimwe cyane. Nanjye mfite icyifuzo cyo gusengera umwana wanjye. Amaze iminsi njya mu bitaro, njya hehe ko umwana yanze gukira. Nari nzi ko ari wowe urwaye. Kwa muganga bakubwira ko arwaye iki se kandi mwana mama? Kwa muganga bambwira ngo ni ama infection, ariko ugasanga umwana mu buhumekero ntabwo ameze neza, ese nkahora mu bitaro. Abarimo n'imbaraga z'umwijima burya ama infection akura na Satani, abarimo no kumusengera cyane. Reka tusenge. Umwana yitwa nde? Yitwa Uwanyize Jazira. Uwanyize turamusengeye aya masaha Mana, turatura ubuzima kuri we. Duhagaritse connection yose y'abadayimoni, duhagaritse umwuka w'uburwayi bw'ama infection byiberanya ku buzima bwe uhereye kano kanya. Murambitse ibiganza, hagaritse uyu mwuka ugora kwa muganga. Natuye ubuzima kuri uyu muryango, natuye imbaraga kuri uyu muryango, imbaraga z'umwuka, imbaraga z'Imana zigotuye umuryango. Mbyatuye mu kwizera, mbahesheje umugisha, mbahesheje kubaho, mbahesheje kubohoka. Iri joro ry'amateka mbyatuye mfite Imana icyizere ko Imana ibikoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.
Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugiye kuruhuka, tubanze dufate amazi, tubaza gusubira muri aya masaha y'ijoro dusenga